afite intwaro z'iburyo n'ibumoso kugira ngo abashe kukurwanirira. Imana itugire neza. Iyi ni isengesho Dawidi yasenze asaba Uwiteka, abwira Uwiteka ngo hagurukira ibimpagurukiye, rwanya ibindwanya, kuko ibihagurukiye abantu ni byinshi kandi ibihiga abantu ni byinshi, ibirwanya abantu ni byinshi, ndetse usaba Uwiteka kugira ngo abashe kurwanya ibikurwanya kandi abashe guhiga ibiguhiga, kugira ngo ubutsinzi bw'Uwiteka bugaragare, kugira ngo kunesha k'Uwiteka kugaragare. Imana itugirire neza. Umuririmbyi umwe aravuga ngo imigisha y'Imana ibe kuri mwe. Tugira duti birashoboka yuko waba unezerewe, gubwa neza, kandi birashoboka ko nawe waba ubabaye, ariko ihangane kuko Kristo niwe mukiza. Kandi nk'uko umubwiriza yavuze ngo hari igihe cyo guseka n'igihe cyo kurira. Humura, nta kitagira iherezo. Imana itugire neza. Hari hashize igihe ntagaruka, ariko muri aka kanya nshimiye Imana ko yongeye kuduha umwanya wo kongera kugaruka kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana riri hano mu gitabo cya Zaburi, ibice 35 ku murongo wa mbere. Uwiteka haranditse ngo, Zaburi ya Dawidi. Uwiteka burana abamburanya, rwana n'abandwanya, enda ingabo nto n'inini, uhagurukire kuntabara. Imana itugire neza. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Muri aka kanya tugiye kuganira kuri iri jambo rivuga ngo Uwiteka burana n'abamburanya, rwanya abandwanya, fata ingabo nini n'intoya kugira ngo urwanye ibindwanya. Iyi ni Zaburi ya Dawidi. Ubwo Dawidi yari ari, iyo usomye mu gice cya 34 bakubwira uburyo Dawidi yafashwe mu maboko y'ababisha be, Imana ikamugirira neza, ukamwungura ubwenge imbere y'Abimeleki, akisarisha. Mbese Imana imuha ubwenge kugira ngo abashe kubavamo, imuha ubundi buryo bwo kurwana urugamba, cyangwa kugira ngo nubwo yafashwe mu maboko y'ababisha be, ariko abashe kubavamo. Imana imushyiramo kwisarisha ngo babona atari we Dawidi wakoze bya bitangaza, kwari ukugira ngo Imana ibashe kumucisha ahantu hakomeye, kuko Imana irashoboye, ifite uburyo bwinshi ibasha gukirizamo umuntu. Noneho ageze hano kuri 35 aravuga ngo Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya. Imana itugire neza. Muri iyi saha nawe birashoboka yuko hari ibiguhagurukiye, birashoboka yuko hari ibiri kukurwanya, birashoboka yuko hari izindi mbaraga ziguhagurukiye, ariko ndakwinginze muri aka kanya, saba Uwiteka aburanye ibikuburanya kandi arwanye ibikurwanya, ahagurukire ibiguhagurukiye, kugira ngo ubashe gutambuka mu byagufashe mpiri, cyangwa mu bisa nk'ibigufite mu maboko yabyo, ubashe kubyikuramo. Muri aka kanya usenge isengesho rimeze nk'iryo Dawidi yasenze, aravuga ngo Uwiteka buranya abamburanya, rwanya abandwanya, fata intwaro z'iburyo n'ibumoso kugira ngo ubashe kurwanya abandwanya. Imana itugire neza. Arakomeza ku murongo wa 2 aravuga ngo enda ingabo ntoya n'inini, uhagurukire kuntabara. Imana itugire neza. Nawe usaba Imana ifate ingabo ntoya n'inini, ihagurukire kugutabara. Birashoboka ko hari ibikugose, birashoboka ko hari
ibiri impande n'impande biri kukurwanya, ariko saba Uwiteka ahagurukire kukurwanirira, ahagurukire kukuneshereza. Birashoboka yuko hari ibikwasamiye, birashoboka ko hari ibigukanurira amaso, ariko senga Uwiteka cyangwa saba Uwiteka kugira ngo ahagurukire kubirwanya, ahagurukire kunesha ibyo byose byaguhagurukiye, afate intwaro z'iburyo n'ibumoso kugira ngo abashe kukurwanirira. Imana itugire neza. Iyi ni isengesho Dawidi yasenze asaba Uwiteka, abwira Uwiteka ngo hagurukira ibimpagurukiye, rwanya ibindwanya, kuko ibihagurukiye abantu ni byinshi kandi ibihiga abantu ni byinshi, ibirwanya abantu ni byinshi, ndetse ibituma umuntu adatuza muri we ni byinshi. Ingabo za Satani ni ukuri, umuririmbyi waririmba ngo ingabo za Satani ni ukuri zirakomeye, ngo tudafite umwami Yesu ngo zadutsinda cyangwa zatunesha. Saba umwami Yesu, saba Uwiteka kugira ngo akurwanirire, saba Uwiteka kugira ngo akuneshereze. Imana itugire neza. Usaba Uwiteka kugira ngo abashe kurwanya ibikurwanya kandi abashe guhiga ibiguhiga, kugira ngo ubutsinzi bw'Uwiteka bugaragare, kugira ngo kunesha k'Uwiteka kugaragare. Imana itugirire neza. Umuririmbyi umwe aravuga ngo ese waba waramenye Uwiteka, ese waba warasobanukiwe imbaraga ze? Ariko nanjye ndagira ngo nkubwire ngo ubwo wamenye Uwiteka mutabaze, nawe aragutabara. Ubwo nta wundi watabaza, ushobora gutabaza umwana w'umuntu akakumvira ubusa, ariko tabaza Uwiteka nawe aragutabara kandi ategeye amatwi ngo yumve gusenga kwawe. Ngo Uwiteka ngo yitaye ku gusenga, cyangwa ngo Uwiteka ngo yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, gadasuzuguye gusenga kwabo. Iryo ni ijambo ry'Imana riri hano muri Zaburi, riri mu gitabo cya Zaburi, bivuga mu gitabo cyo mu migani nako 20. Reka nze tuharebe. Igitabo cya Zaburi, ibice ni 102. Nubwo wahera ku murongo wa 2 avuga ngo Uwiteka umva gusenga kwanjye, umva gusenga kwanjye, gutaka kwanjye kugereho. Imana itugire neza. Nawe muri aka kanya usaba Uwiteka yumve gusenga kwawe kandi yumve gutaka kwawe, kugira ngo gusenga kwawe kukugereho, kandi usengane Imana umwete, nayo iragutegera amatwi, kuko Imana yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, kandi ntabwo ijya isuzugura gusenga kwabo. Imana itugire neza. Iyo usomye kuri uyu murongo wa 18 muri iki gice cy'102, aravuga ngo yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, idasuzuguye gusenga kwabo. Nuyisenga Imana iragutabara, nuyisenga Imana irakurengera. Yitaye ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero, idasuzuguye gusenga kwabo. Ngo kandi gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro igihe cyose asenganye umwete, igihe asenze nta mutima umucira urubanza, igihe asenze nta cyaha kiri muri we gituma atabasha gusabana n'Imana, igihe asenze n'umutima we wese. Ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Imana itugire neza. Nawe winginga Uwiteka cyangwa usaba Uwiteka kugira ngo gusenga kwawe kugire umumaro, cyangwa gusenga kwawe kugere ku Uwiteka. Imana irakurengera kandi Imana irakugirira neza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ni ukuri rero iri ryari ijambo ry'Imana, ariko iri jambo ry'Imana uryumve neza kandi uritege amatwi, kuko Imana yita ku gusenga kw'abatagira shinge na rugero. Imana yita ku gusenga kw'abayitabaza, kandi ikita ku gusenga kw'abayitakira. Imana itugire neza. Iri ryari ijambo ry'Imana rero. Imana iduhane umugisha.
icyubahiro ni icy'Imana ibihe byose. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye kubw'iri jambo, twemerere ryubake imitima ya benshi kandi rigire aho rikura abantu n'aho ribashyitsa. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro kandi izina ryawe rishyirwe hejuru, amahanga yose akubararire kandi amahanga yose akuramye. Icyubahiro ni icyawe muri byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.